Ndabasuje inshuti bene data bakundwa, inshuti za Yera, muri kumwe na Pastor Chantal, umuyobozi mukuru wa Yera Ministry. Turabashuje rero, turi hano turi gutegura igikorwa cyo gusoza ishuri ry'ubudozi ryo twarimo duhuguramo abana b'abakobwa, abari mu buzererezi, abatwaye inda zidateganijwe, imfubyi, bavuye mu mwuga w'uburaya. Abo bose turi kumwe, abo twazanishije ijambo ry'Imana bagafashwa, noneho turangije tubashyiraho n'ishuri ry'ubudozi. Ubu rero birarimbanije, bameze neza. Badukurikiye rero, hano ni ishuri rya Yera, ni icyiciro cya kabiri cy'abakobwa barimo biga umwuga wo kudoda. Ubushize bararangije icyiciro cya mbere, ubu rero turi ku cyiciro cya kabiri, aho turi kwigisha abana b'abakobwa bari gushaka kwihangira imirimo mu minsi iri imbere. Hari ab'imfubyi, hari ababyaye inda zidateganijwe, hari abavuye mu buzererezi. Abo bose bari kurwana no kugira ngo barwane n'ubuzima bw'ejo. Yera rero natwe twaba dufite izo nshingano zo kubafasha. Hano rero turi barimo barasoza, ejo bundi nk'uko ukwezi kwa gatatu gushira bazaba bafashe impamyabumenyi zabo, arizo certificate. Ubwo rero Imana ibahe umugisha. Murumva muzabasha guhangana no ku isoko ry'imirimo hanze aha? Yego. Ubumenyi babahaye murumva muzabushyira mu bikorwa? Yego. Imana ibahe umugisha rero, kandi munasoma ijambo ry'Imana. Amena. Amena. Mubwiriza n'abandi ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Karibu muzaze mudufashe kwizihiza ibyo birori by'abana bacu, kandi mudufasha no gukora uwo murimo. Erega uyu murimo ni uwacu twese, ni abana b'igihugu. Aba nibo babyara abana b'u Rwanda rw'ejo, abayobozi b'ejo. Iyo rero tubatereranye, nibo babyara abana bavamo abana ba mayibo, bamwe bagenda bashikuza amashakoshi cyangwa bakanywa ibiyobyabwenge. Iyo rero tubahaye ubu bumenyi, babasha gutunga imiryango yabo. Ni ruto mu gihe gikwiriye. Twese dufatanyije hamwe, aba bantu twakubaka sosiyete nziza. Reka rero mpamagare abavandimwe dukorana uyu murimo ba Teacher, baze banyegere batubwire uko babona iyi gahunda imeze. Teacher, murabona bimeze gute? Agnes? Turanezerewe cyane kubw'iki cyiciro cya kabiri cy'aba bana bitanze bakagira ubushake bwo kuba bagira ubumenyi bwo kugira ngo bazagire icyo bimarira mu minsi iri imbere. Natwe biratunezeza iyo bamaze kugira icyo bamenya, kandi tukagira ibyiringiro ko hari icyo bizabafasha batandagaye cyangwa bakomeze guta umutwe no guhangayika. Ni ukuri turashima Imana, dushimira n'umuyobozi wacu, uyu mubyeyi mama Pasiteri witanze kugira ngo agire icyo ageza kuri bariya bana. Ni ukuri Imana ikomeze imuhumugisha kandi ikomeze kumushyigikira. Natwe turishimye kubw'icyo gikorwa cyiza muri minsi iri imbere tugiye gusoza ku cyiciro cya kabiri. Amen. Neza, ndashima Imana cyane ko Imana yabanye natwe muri uyu mushinga wo gufasha abana kwiga ubudozi kugira ngo baberekane aho bava n'aho bari kujya, bitegure ejo hazaza habo. Tunashima cyane mama Pasiteri Banyirigira Chantal wadufashije muri uru rugendo mu kwitanga kwiwe, afasha abana bazavamo u Rwanda rw'ejo kugira ngo bagire aho bava n'aho bajya mu buzima bwabo, bafasha imiryango yabo kugira ngo Nyagasani aze bimuheramo umugisha mu byo yakoze, aho yakuye abafasha. Ubwo bwitange yagize, Nyagasani akomeze nk'umuntu ukomeza ubaba hafi buri munsi,
urabona buriya bumenyi bashobora kubujyana hanze ku isoko ry'imirimo bagahangana ku buryo ashobora gufata ikiraka akavuga ati ngiye mfashe ishuri runaka, ngiye kubadodera iniforume, ngewe mfashe ikiraka cya kampani runaka, ngiye kubadodera ibisarubeti, ngiye mfashe ikiraka cy'ikintu kigo runaka, ngiye kubadodera ibikapu. Urabibona gute? Bazahangana n'ubuzima buri hanze ukurikije ubumenyi mwabahaye. Nkurikije ubumenyi nabahaye ngewe kwa kandi nge ndi kumwe nabo igihe cyose, ntekereje uko baje naho bageze ubu bafite indumbero nziza cyane. Aho bari barahikuye, bashobora kuba bakata umwenda bakawidoda, bagakata igikapu bakakidoda kandi kigasohoka neza cyane, ubona gifite forme nziza itandukanye nuko bari bameze mbere. Ukabona ko naho bari basirimutse, babaye abana beza. Mudodo udukapu tw'abana, mudodo iby'abamama, amashakoshi, byose mbese byose turabikora, ntabwo turobanura. Baga z'abanyeshuri, amashakoshi y'abamama, udusaka dutwaramo amatelefoni cyangwa dutwaramo ibindi, byose turabikora cyane. Murabyumvise rero, karibu kandi munadutera inkunga. Ese uyu murimo murabona ari umuntu wenyine ku giti cye? Ni umurimo n'uwacu twese. Ugize icyo ugira, wavuga utabana nanjye nshobora kumugurira akamashini yazifashisha mu buzima buri imbere, nshobora kumugurira igitenge, nshobora kumuha materiyeri didactique yazatangirana. Imana ibahe umugisha rero.